nongeye kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira hano kuri Rwanda Media nk'ibisanzwe ndagarutse kugira ngo tubane mu makuru agiye atandukanye abacaracara hano hirya no hino mu Rwanda. Ndaje kugira ngo tuganire ku makuru arimo acaracara mu ikipe ya Aprfc, dore yuko iyi kipe harimo kuvugwa ibintu byinshi ndetse mbabwire n'ibyagiye bitangazwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Kenesi yatangaje, Umuriro yatangaje, Wasiri yatangaje, Reyon ibintu birashushe cyane, Madame Scovia yatangaje. Ubwo rero ibyo byose ugiye kuba ubyumva ahangaha kuri Rwanda Media. Mbese aba bose bagiye kuba batangaza iki? Ibyo byose bagiye batangaza ni byerekeranye n'umukino wa derby ya Aprfc ndetse na Reyon Sport waje kuba usubikwa na Rwanda Premier League Board. Ubwo rero ndaje kugira ngo nkubwire ibi byose aho biri kwerekera, mbese bigezehe, umukino uzaba cyangwa ntuzaba, ese hari gutangazwa ibiki. Ndaza kukubwira rero yuko ikipe ibyo byose, nyuma y'ibyo byose birimo kuvugwa ndetse birimo no kuba hano hanze, ndaza kukubwira yuko ikipe ya Aprfc yaje kuba itangira imyitozo ku munsi w'ejo, itangira imyitozo ku munsi w'ejo. Ubwo rero ni imyitozo itari kabije cyane, yari imyitozo yo kunanura umubiri, dore yuko barahawe akaruhuko ku munsi wo ku cyumweru. Ubwo rero bagarutse mu myitozo, abandi badahari ubwo bakomeje bari mu Mavubi. Ubwo rero ndaje kugira ngo nguhe information zose, amakuru yose arimo acaracara hano hanze, ndetse nkubwire iby'ikesi ya Reyon na Aprfc ndetse na Rwanda Premier League Board. Mbese bimeze bite, byifashe bite, bigezehe, nibyo ngiye kuba ngusangiza hano hangaha kuri Rwanda Media. Noneho ndagusaba kugira ngo wowe uduhe umwanya wawe mutoya, maze tuze twiganirira aya makuru yose, nyakuvira imuzi n'umuzingo yose nyaguhe. Noneho mwibutsa wowe utari wakanda subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuba wakanda subscribe. Wowe utari wakora like, share, comment, ndakwibutsa kugira ngo uyu ni umwanya mwiza wo kuba wakora ibyo bintu byose kugira ngo yego. Wowe utari wakora subscribe rero ndakushishikariza yuko uyu mwanya ni wo mwiza wo kuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Noneho ukoze share byaba byiza kugira ngo ubisangize inshuti zawe ndetse n'abavandimwe kugira ngo nabo bazacikwe n'ibiganiro byiza bigenda bibera hano kuri Rwanda Media. Nkuko nabibabwiye turaje kugira ngo mbe ngusangiza amakuru arimo gucaracara hano hirya no hino mu Rwanda ndetse no kuri saga ya Aprfc na Reyon Sport, nibyo tugiye kuba tuganiraho. Ariko ndakwibutsa yuko ikipe ya Aprfc yaje kuba isubukura imyitozo ku munsi w'ejo, aho ikipe yatangiye kwitegura imikino ya shampiyona nk'ibisanzwe. Rero bategereza bagenzi babo bari mu kipe nationale. Ubwo rero imyitozo irakomeje kubasigaye muri ekipe. Madame Scovia muzi neza yuko muri Ramis abareyo baje kuba bamutakira ati mama u Rwanda aravuga, byavuze u Rwanda baramwumva. Ati Madame Scovia yaje kubatangaza ikirere, abareyo baje kuba bamubwira ati nabavuganire. Madame Scovia yaje kubatangaza ko ikipe ya Aprfc irimo gutoneshwa cyane kurusha ikipe ya Reyon Sport, kandi ikipe ya Aprfc ngati ntago ari ngombwa kugira ngo ibyisabye byose ibyemererwe na Reyon Sport. Ni umunyamuryango w'ikipe ya Rwanda Premier League Board. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo ikipe ya Aprfc abe ariyo itoneshwa cyane, dore yuko ikipe ngo ya Reyon Sport ngo ariyo nginafite ngo abafana benshi hano ngo mu gihugu. Ngo rero nta mpamvu yo kugira ngo barebe ibyo yifuzo by'undi, iby'undi ntibabirebe. Ubwo rero ni amagambo Madame Scovia yaje kuba atangaza, aho yabajijwe ibyifuzo by'abareyo baje kuba bamusaba ati nabavuganire. Ubwo rero Madame Scovia nibyo yaje kuba atangaza, ni byinshi cyane yaje kuba avuga kuri uyu mukino, ariko banyuriye mu ncamake y'ibyo yaje kuba atangaza. Ariko yaje kuba atangaza yuko ikipe ya Aprfc itoneshwa cyane kurusha ikipe ya Reyon Sport. Ubwo rero umundi wakurikiyeho gutangaza ni Wasiri yaje kubavuga ko Aprfc ifite ibirarane by'imikino, ariko ikipe ya Reyon Sport nayo ifite ibirarane by'amafaranga. Ngo rero hakabaye harebwa igikenewe cyane kurusha ibindi, mbese ikibabaje cyane kurusha ikindi nicyo cyagakwiye kwitabwaho. Ubwo rero Wasiri
mu busesenguzi bwimbitse yarashatse kuvuga ko ikipe ya APR ifite ibirarane by'imikino ariko ibyo ntacyo bitwaye izabikina, ariko ikipe ya Sport ifite ibirarane by'amafaranga. Icyo yarashatse kuvuga ni ukuvuga ko bemeye yuko ikipe ya Reyon Sport ndetse n'ikipe ya APR bakina byafasha ikipe ya Reyon Sport kugira ngo imishahara ndetse n'ibirarane bafitiye abakinnyi maze barebe ko byagabanyuka, kuko uriya mukino wabasigira amafaranga menshi cyane. Ubwo rero ibyo nibyo Wasiri umuyobozi wo muri ikipe ya Sport yaje kuba nawe atangaza. Undi waje kuba atangaza ni Kenisi yaje kubavuga iki rero. Kenisi nkuko mubizi neza yaje kuba abazwa ati ese Kenisi uriya mukino kubura iminsi mikeya ngube kandi baratangaje yuko APR igomba gukina na Gasogi, urumva weho urebeye mu ndorerwamo y'amaso yawe urumve ibi bintu birimo kwerekera hehe. Kenisi yaje kubavuga ati ndebeye mu bidoro bindi binini ngewe ndahamya neza yuko ku kigero gihambaye cyane iyi match ya Reyon Sport n'ikipe ya APR ntago izaba. Ati amakosa mwiyashira ku ikipe ya APR, mwiyashira ku ikipe ya APR kuko ikipe ya APR nta yisabwa ikimwa ntacyo yari gukora, ahubwo amakosa 100%. Kenisi yaje kuvuga ko amakosa 100%, amakosa ari kuri Rwanda Premier League Board iyo yafashe ibyemezo ikaza kongera kubihindura. Rwanda Premier League Board yaje kubitangaza yuko uyu mukino uzaba tariki 19 z'uku kwezi kwa 10, ariko APR iza gusaba yuko ibirarane byabo byakurikizwa nkungengabihe nkuko imeze, kandi ngengabihe yaje kuba ivugururwa. Rero APR yaje gusaba iki urugwego rwa Rwanda Premier League Board iza kubasaba APR iza gusaba yuko uyu mukino wa kwimugwa. Rwanda Premier League Board nayo ntiyatinjemo, yahise ibahereza itanga ubutumwa yuko uyu mukino utakibaye. Urumva rero ikipe ya APR yo icyo yakoze yaje gusaba naho Rwanda Premier League Board icyo yakoze yaje kwemera. Ubwo rero reka dutegereze iby'iyi nkubiri y'amakipe yombi ndetse na Rwanda Premier League Board, ariko iyo ugiye gukomanga mu kipe ya Reyon Sport wumva bo bakifitiye icyizere yuko match igomba kuzaba, bumva yuko bakifitiye icyizere yuko uyu mukino ugomba kuzaba. Ubwo rero reka dutegereze iby'iyi nkubiri y'aya makipe yombi ndetse na Rwanda Premier League Board, dutegereze mbese uyu mukino uzaba namba ntuzaba. Ariko urumva yuko Kenisi we yaje kuba kupita team arebe mu bidoro bindi binini ati match abona itazaba. Ubwo rero reka dutegereze turebe ubusabe bwo bwa APR yaje kubwandika bunaremegwa. Ubwo rero reka turebe nimba hari icyo bazaza kuba bahindura, dore yuko ikipe ya Sport yo yaje kuvuga ati amatike irabuze kuba iyatereka hanze. Reka dutegereze turebe ngo ese hazaba iki, hazakurikiraho iki. Ngushimire wowe twabanye mu ntangiro y'iki kiganiro kugera ku musozo. Mbaye ngushimiye wowe wakomeje kudutega amatwi, mbaye ngushimiye wowe wamaze gukora subscribe ndetse na like. Ndagushimira wowe twabanye muri iki kiganiro, tubane no mu biganiro byacu bikurikira.